umugeni wa Kristo, igika cyacyo cya mbere, igice cya mbere kuri paji ya 13. Igitabo cyanditswe na Dr. Prof Rwigamba Barinda, ni umunyarwanda birumvikana. Uyu ni umwe mu bahoze ari abasenateri, ariko kuri uyu munsi akaba yariyeguriye gufasha mu bijyanye n'imiyoborere ndetse n'imyigishirize ya Gikristo, yirundumuriye mu iyobokamana. Itorero ryo n'ubundi ryitwa umugeni wa Kristo. Reka tubanze turebere hamwe mu gice cyacyo cya mbere cy'iki gitabo, inyota yo gushaka Imana. Yandika iki gitabo yavuze ko inyota yo gushaka Imana ubundi ni kamere ka muntu. Ubushakashatsi mu myizerere n'inkomoko y'amadini bwakozwe ku isi hose bwagaragaje ko abantu bagize inyota yo gushaka Imana kuva babaho. Gushaka Imana ni kamere ka muntu. Abahanga bakoze ubushakashatsi babonye ko nta na rimwe higeze habaho abantu aho ariho hose no mu gihe icyo ari cyo cyose batari bafite igitekerezo cy'idini. Anavuga ko iyi nyito yashingiye ku myemerere ko hariho imbaraga ndengakamere zikora aho imbaraga z'umuntu zirangiriye. Ingingo ya 3, iyo nyota yo gushaka Imana yiyongera cyane cyane iyo umuntu agize ibibazo bimurenze cyangwa arwaye cyane, niho ashakisha imbaraga ndengakamere zamutabara. Impamvu y'inkomoko yo gushaka Imana ni ibintu bitubaho n'ibindi tunyuramo umunsi ku wundi. Ibitubaho, ibidukikije birenze ubwenge bwacu, ubwenge bwa kimuntu. Bimwe mu bibazo abantu benshi twibaza: iyo umuntu apfuye, ninde waremye kandi akagenga umwuka w'abantu bahumeka? Ninde waremye kandi akagenga isi, izuba, ukwezi, inyenyeri n'ibindi bigize imibumbe bihuriye mu isanzure? Mu buzima busanzwe, iyo abantu bafite ibibazo byinshi, aho kugumana inyota yo gushaka Imana cyangwa se inyota y'Imana yatuma bitekerezaho no gutekereza ejo hazaza bavuye ku isi, umwanzi Satani abashyiramo inyota yo kwinezeza ndetse no gukora ibyaha, ubusambanyi, ubusinzi, gufata ibiyobyabwenge n'ibindi byinshi cyane. Hari abantu bagira inyota y'icyubahiro n'iy'ubutunzi, akaba intego y'ubuzima bwabo bwose. Icyubahiro n'ubutunzi sibyo bizana umunezero n'amahoro y'umuntu cyangwa y'umutima. Ingingo ya 4 yo ivuga ko umuntu agira inyota cyane cyane y'amafaranga, ariko ikanavuga ko nanone umuntu ugira inyota cyane yo gushaka amafaranga kwirundanyaho ubutunzi bw'amahugu. Haragira hati: ni nk'intwari ibundikira amagi itateye, ubwo butunzi buzamusiga agabanyijemo 2 iminsi ye yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa, nk'uko byanditse muri Yeremiya 17:11. Ariko muri iki gika cya mbere, igice cya 2, inyota yo gushaka Imana, inyota y'umukristo w'ukuri, umugeni wa Kristo yo gushaka Imana. Nk'uko imarakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza Imana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana? Ni amagambo yanditse muri Zaburi ibice 42 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3. Umugeni wa Kristo ni umuntu ufite inyota nyinshi y'Imana, akizera ijambo ryayo ryose rihishuwe n'Imana mu gihe cye, akabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, agahabwa umwuka wera, kandi akagaragaza mu buzima bwe bwa buri munsi imbuto z'umwuka wera, arizo urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Bibiliya iravuga ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanwe kamere n'iruba n'irari byabyo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Byanditswe mu Bagalatiya ibice byaho 5 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25. Umugeni wa Kristo ahabwa imbaraga ndengakamere ziva ku Mana ngo ashobore gutsinda
buri munsi, buri gihe ibishuko by'umwanzi Satani. Iri sezerano ry'imbaraga niryo rya nyuma Yesu Kristo yabwiye intumwa ze mbere y'uko azamuka mu ijuru, ati cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramukingiriza. Ibi byanditswe mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya mbere kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 9. Nk'uko umubiri wacu ugira inyota y'icyo kunywa n'iby'isi, niko n'umwuka wacu w'umuntu w'imbere waremwe mu ishusho y'Imana agira inyota y'Imana. Itangiriro 2:7, Itangiriro 1:26-27. Ingingo yaho ya 5. Umugeni wa Kristo agira inyota y'agakiza yo kwakira Umwami Yesu Kristo no kugira ijambo ry'isi. Ntagira inyota y'iby'isi, aho inyota y'ibyo mu ijoro. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira muri Bibiliya yera riti, ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri muri iyi si. Umuntu ntakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ni kuba kuri muri we. Ibi byanditse muri Yohana wa mbere igice cyaho cya 2 ku murongo wa 15. Iyo nyota nyinshi y'umugeni wa Kristo yo gushaka Imana imarwa no guhabwa Umwuka Wera, nk'uko tubisanga mu ngingo yaho ya 6. Iyo uhawe Umwuka Wera, uwizera Kristo ahinduka umugeni wa Kristo, akaba ubuturo cyangwa urusengero rw'Imana, nk'uko tubisoma muri Bibiliya yera. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko Umwuka w'Imana aba muri mwe? Abakorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa 16 niho tubisanga. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Tubisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 16. Umugeni wa Kristo wuzuye Umwuka Wera agaragaza mu buzima bwe bwa buri munsi, bwa buri gihe, imbuto z'Umwuka Wera, nk'uko tubisanga mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 n'umurongo wa 25. Arangwa n'ubusabane n'Umwami Yesu Kristo mu ijambo rye no mu isengesho. Yitegura kuzabana nawe iteka ryose. Igice cya 2 cyo kigaragaza inzira ya gipagani n'iy'amadini adashingiye kuri Yesu Kristo. Nk'uko tumaze kubisobanura mu gice cya mbere, inyota yo gushaka Imana ni kamere ka muntu. Kuva habaho kugeza n'ubu abantu bakomeje gukisha inzira yabageza ku Mana. Ariko isi ifite amoko menshi cyane kandi buri bwoko bufite umuco wabwo. Muri uwo muco harimo imyizerere yabwo. Buri bwoko bufite imyizerere yabwo ishingiye ku myemerere n'imyizerere y'abakurambere b'ubwo bwoko. Iyo myizerere gakondo ni nayo yitwa inzira ya gipagani. Iyi nzira ya gipagani ishaka ukuntu yagera ku kintu gifatika cyangwa kidafatika, haba izina ry'Imana bizeye ko gifite imbaraga ndengakamere zabatabara kandi bakabona ibisubizo ku bibazo birenze ubwenge bwabo. Nko mu Rwanda rwa kera ndetse n'ubu kuri bamwe, abaterekeraga, abaraguzaga, ababandwaga, abambaraga impigi bashakaga izo mbaraga ndengakamere zirenze izabo. Babaga bagamije iki? Babaga bagira ngo izi mbaraga zibatabare. Inkomoko ya buri dini ari irikomeye cyane, ari iryoroheje, ari irifite abayoboke bageze kuri za miliyoni magana z'abantu nko mu Buhinde no mu Bushinwa, cyangwa ridakomeye rishingiye ku nyigisho z'imyizerere y'umuntu w'umunyabwenge kamere. Akenshi ashobora kuvuga ko yatumwe n'Imana agamije gushimangira imyizerere ye no kubona abayoboke benshi. Inzira y'idini iryo ari ryo ryose mu iyobokamana ishingiye ku myizerere, imyemerere, amahame, amabwiriza n'imigenzo by'umuntu w'umuhanga kamere washinze iryo dini. Akenshi byandikwa mu gitabo gifatwa nk'ihame ridakuka ry'iryo dini. Amadini agira mu ntego zayo gufasha abayoboke bayo kugira imyitwarire n'imyifatire myiza ndetse n'ibikorwa by'urukundo n'ubusabane hagati y'abayoboke bayo. Abashinze amadini adashingiye kuri Yesu Kristo barapfuye, nta wazutse ngo
ahumurize abayoboke be, abereke inzira banyuramo yabageza ku Mana, ariyo ya nzira yabigishije. Mu gice cya gatatu tugiye kuvuga ku madini avuga ko ashingiye kuri Kristo. Ku isi n'undi nk'uko twabanje kubivuga haruguru, hari amadini menshi avuga ko ashingiye kuri Kristo, ndetse akoresha na Bibiliya mu murimo w'ivugabutumwa, ariko ibyo bigisha binyuranye n'ijambo ry'Imana riri mu byanditswe byera muri Bibiliya yera. Iby'ingenzi ayo madini yose ahuriyeho bitandukanye n'ijambo ry'Imana bitandukanye n'ijambo ry'Imana nibi bikurikira: umuntu cyangwa itsinda ry'abantu nibo bashinga idini. Yesu Kristo niwe washinze itorero rye, ryatangiye ku mugaragaro ku munsi wa Pentekote nk'uko tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice byo bibiri kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 41. Ingingo ya kabiri ivuga ko idini iryo ari ryo ryose rigira inzego z'ubuyobozi. Umwuka wera niwe muyobozi w'itorero rya Yesu Kristo nk'uko byanditswe muri Bibiliya yera. Muri Bibiliya yera ho havuga hati: uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora muri kose, kuko atavuga kubwe ahubwo kuko atavuga kubwe. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye abibabwire. Ibi byanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 13 n'uwa 14. Hari undi murongo nanone uvuga ngo: icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Maze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramukingiriza. Ibi byanditswe mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 9. Tugeze ku ngingo ya gatatu. Buri dini rigendera ku mategeko arigenga, amategeko shingiro, amategeko ngengamikorere n'amabwiriza y'abayobozi bakuru. Ariko ibi siko biri mu itorero rya Yesu Kristo nyakuri. Itorero rya Yesu Kristo rigendera ku ijambo ry'Imana, riyoborwa n'umwuka wera. Ibi bisa n'ibinyuranye n'ibyo tubona muri iki gihe, ndetse biragoranye ko wabona iri torero kuko imyangirize n'imikoreshereze ya bamwe mu banyamadini. Hari imirongo imwe n'imwe irengagijwe muri Bibiliya kugira ngo hakoreshwe amategeko, amabwiriza, kugira ngo ahari ivugabutumwa rivugwe kandi binyuze mu mucyo. Aha ni naho havamo guhana. Yesu ahinyura imyigishirize y'abafarisayo ababwira ati: nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Iki nicyo gihe twasohoyemo. Akomeza agira ati: mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati: ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabwo imbakura. Basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ibi byanditswe muri Matayo ibice 15 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9. Hari indi ngingo nanone isanga mu Bagalatiya igira iti: ariko niba muyoborwa n'umwuka nimuba mugitwarwa n'amategeko. Ibi byanditse mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 18. Ngo ya gatanu iravuga ngo ingingo ya 4 iravuga ngo buri dini rigira abayobozi batorwa cyangwa bashyirwaho n'ababakuriye hakurikijwe ibyo amategeko yabo ateganya. Ibi nanone bitandukanye n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Ari isezerano rya kera, ari mu isezerano rishya, ibi binyura cyane ijambo ry'Imana. Imana niyo ihamagara abagaragu bayo, ikoresha nk'abahanuzi, intumwa n'abandi nk'uko tubisoma. Nk'ubu hari umurongo wo muri Yesaya 40 muri Yesaya ibice 44 ku murongo wa mbere. Umva ko havuga: dore umugaragu wanjye ndamiye, ubona atoranije, umutima wanjye ukamwishimira. Mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Uyu murongo wumvikanisha neza ko Imana ari yihamagara. Hari n'undi murongo usangwa muri Matayo uvuga ngo: maze abwira abigishwa be ati: ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyiri ibisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Ibi bisangwa muri Matayo ibice 9 kuva ku murongo wa 37 kugeza ku murongo wa 39. Ingingo ya 5. Imyizerere y'idini ni imvangi ya bimwe avana mu ijambo ry'Imana. Imyemerere yabo ishingiye kuri buri teolojiya yabo, imihango yabo n'ibindi bagendera kugira ngo bashinge idini. Imyizerere y'itorero rya Yesu Kristo ni ijambo ryose ry'Imana nk'uko tubisoma muri Bibiliya yera. Mwana w'umuntu,
nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli, nuko wumva ijambo ryo mu kanwa kanjye, ubumvishe ibyo mbabwira. Ibi bisangwa muri Ezekiyeli ibice 3 ku murongo wa 17. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Ibi byanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice byaho 8 umurongo wa 31. Ingingo ya 6. Abigisha, ababwirizwa butumwa, abapadiri, abapastori basabwa kuba barize amashuri y'iyobokamana, teolojiya cyangwa seminari, ndetse banabifitemo impamyabumenyi ihanitse. Ibi nabyo nanone ni bimwe mu bitandukanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga. Ari mu isezerano rya kera, ari mu isezerano rishya, ibi binyuranyije cyane n'ijambo ry'Imana nk'uko byanditswe muri Bibiliya yera. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi kwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ibi byanditswe muri Yeremiya ibice byaho, igice cyaho cya mbere kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntubatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Ibi tubisanga muri Yeremiya igice cya mbere n'ubundi kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Mu isezerano rishya, mu ntego yo kugeza abamwizera ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Yesu Kristo, nk'uko tubibona mu Efeso ibice byabo 2 mu murongo wa 13. Yesu Kristo niwe uha abo yatoranije imirimo mu ijambo ryayo, nk'uko tubisoma muri Bibiliya yera. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Ibi byanditse mu Efeso ibice 4 ku murongo wa 11. Ingingo ya 7. Amadini ashishikariza abakozi bayo mu ijambo ry'Imana gushaka ubumenyi bwo mu mutwe. Basaba kugira ngo impamyabumenyi ya teolojiya cyangwa iya seminari. Basaba kuba ufite impamyabumenyi ya teolojiya cyangwa iya seminari. Mu itorero rya Yesu Kristo, abakozi b'Imana barangwa n'umuhamagaro w'Imana, bakuzuzwa Umwuka Wera, akabahishurira ijambo ry'Imana, akagaragara mu buzima bwabo bwa buri gihe. Bakagaragaza mu buzima bwabo bwa buri gihe imbuto z'Umwuka Wera, arizo urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Abagalatiya ibice 5:22 murongo wa 23. Ni imirongo 2 yonyine. Abigishwa b'itorero rya Yesu Kristo bizera ijambo ry'Imana rihishuwe n'Umwuka Wera, bakagira umuco wo kwihana, kubatizwa umubatizo w'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Ibi tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho 2 umurongo wa 38. Bakaba abakiranutsi, nibo bahabwa n'Imana Umwuka Wera, bakaba abana b'Imana, nk'uko tubisanga mu Baroma ibice byaho 8 ku murongo wa 14. Bitegura kubana nayo iteka ryose. Ingingo ya 8. Kwinjira mu idini no kuba umunyamuhamagaro ni ukwizera inyigisho, imihango, amategeko n'imigenzo yabo, maze ugahabwa ikarita y'iryo dini. Ibi nanone biratandukanye cyane n'iby'ijambo ry'Imana rivuga. Kwinjira mu itorero rya Yesu Kristo, ukuvuka bwa kabiri, nk'uko Yesu Kristo yabyivugiye, nk'uko tubisoma muri ibyanditswe byera. Yesu asubiza Nikodemu, umutware wo mu Bayuda, ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yongeraho, yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Nikodemu aha yarabajije ikibazo nk'umuntu utumva ibyo Yesu Kristo yaramaze kuvuga ahangaha.
Maze Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ibi tubisoma muri Yohana ibice 3 kuva ku murongo wa 3. Guhabwa umwuka wera, nk'uko tumaze kubisobanura, inzira y'idini iryo ari ryo ryose ntabwo yageza umuntu ku Mana, ku bugingo buzabana iteka n'Imana. Nta dini ryubahiriza ijambo ry'Imana ngo rigeze abayoboke baryo ku rwego rwo guhabwa umwuka wera, aricyo kimenyetso cy'agakiza nyakuri. Abashinze amadini bapfuye, nta wazutse ngo yiyereke abayoboke be, abayobore mu nzira banyuramo bakagera ku Mana. Babigishije bakiri bazima, bagarukiye Umwami Yesu Kristo, binjira mu itorero rye. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzavuga ku nzira y'itorero rya Yesu Kristo. Ndagushimiye niba wankurikiye. Amazina yanjye ni Christian Izabayo. Kanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ikiganiro ujye ucyohereza inshuti yawe. Imana iguha umugisha we wabanye natwe, guhaza ubwiza, iguhaza uburame, ikurinde ibikubabaza ntibikugereho, kwagurira imbago